ubuse biraza kugenda gute? Abantu bose niko barimo baribaza. Impamvu barimo barabyibaza, bari kubona ko ahantu hose Deepseek irimo iragenda yiganza mu bintu byose, mainly ku bintu bijyanye na coding cyangwa se mu kwandika amakode. So rero iyi Deepseek ikaba yazanywe na boss cyangwa se the chairman of the Nvidia, abantu bayizi murayizi. So rero urabona ko ahantu hose, haba ari kuri Google, ku mbuga nkoranyambaga no ku isoko ry'ama AI, urasangaho ko ikintu cyitwa Deepseek na ChatGPT ari ibintu biri guhangana cyane, kandi abantu benshi barimo barakunda Deepseek kubera ko ikora ibintu byiza, kandi n'umuntu waguze the plan cyangwa se twita gukora subscription cyangwa se kwishyura gukoresha zira pro version kugira ngo ubone modeli yisumbuyeho, ntago bahenda, ntago bimeze nka ChatGPT. So rero ibi ngibi tugiye kubyemeza koko tumenye se between Deepseek and ChatGPT which one is best. So what's up YouTube, it's your boy Mutesa Tech. So welcome in another video. Welcome nimba uri mushyashya kuri iyi channel, urakaza neza mu muryango w'aba Tech Tribers. So wowe make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane muri video za buri munsi. So rero ndahanga kugira ngo dukore icyo twita test of cyangwa se test y'ukuntu izi zombi zikora kugira ngo turebe who is the winner between them. So let's start our video. Ushobora kwibaza rero ngo tugiye kubigenza gute kugira ngo tube twasuzuma which AI is best between ChatGPT and Deepseek. So rero link y'iyi Deepseek ku bantu bashobora gukenera kuza kuba bayisuzuma cyangwa kuyikoresha, link yayo ndaza kuyibasigira aho muri video description, muraza kuyibona. So ahangaha rero ukuntu biri bugende, hano mfite ibibazo nateguye, tugiye kubifata tugende tubibaza imwe, turabaza ChatGPT, turabaza na Deepseek. Noneho tuhite tureba ngo limitation zazo ni izihe, se thinking capability zifite ni iyihe iri very fast, ni iyihe nyine ishobora kuguhereza best result cyangwa se ibisubizo byiza. So rero tudatinze reka duhite dutangira. Urabona ibibazo ngibi, ibi ni ibibazo bisa nk'ibigoye mu kuntu, niyo mpamvu tugiye kuzibihereza kugira ngo turebe se ziri buze kwitwara gute. So rero ukuntu tugiye kubigenza, turafungura one tab ya mbere, iyi ngiyi iranga ngubu, iyi ngiyi turayigenera ChatGPT. Noneho iyi ngiyi ya kabiri tuhite tuyigenera Deepseek. So interface rero ya Deepseek ni uku nguku imeze, kandi ukiyifungura uze ku making sure ko hano hantu handitse ngo Deepseek R1 uze kwita uhakanda. So rero reka dutangire. Ikintu tugiye gukora rero, turaza ahangaha dufate ikibazo cyacu cya mbere, question 1, tugikopiye duhereze the ChatGPT, maze turebe ngo iraduhereza ibihe bisubizo. Urabona the remaining panel are those that are recorded an odd number of times. Iki rero ni ikibazo nayihaye, reka turebe ngo ishobora kugisubiza se koko. Urabona iki ni ikibazo kirekire cyane, ntabwo ari ikibazo cyoroshye. Urabona igisubizo iduhaye dore ngiki ahangaha. So reka duhereze na Deepseek nayo turebe ngo iraduha ikihe gisubizo kuri iki bibazo. So ibibazo rero ndimo ndazihereza, ndaza kubibasigira nabyo aho ngaho, ku buryo nawe ushatse kuba wabyikoreshereza cyangwa se ushatse kuba wabisoma bino bibazo ngo umenye se twabazaga ibiki, ushobora nabyo ndabisiga aho ngaho, uraza kubibona, ushobora kuba wabyaccessinga nta kibazo. So rero urabona ino Deepseek isa nk'itindamo, ariko impamvu itinda yo iratekereza kandi iratekereza nyine
igakora analyzing y'ibintu byose, igahera ruhande ibintu byose ikabicamo, ntabwo nyine yihuta kwita iguhereza ibisubizo. Ibi ngibi rero uku nguku ibanza igamara umwanya munini itekereza, bituma cyangwa se bituma itanga ibisubizo biri clean kandi byizewe. So rero urabona ino ChatGPT reba igisubizo yaduhaye ukuntu kingana, ariko ino Deepseek irabanza igusobanurira akantu ku kandi. So reka rero tuze kureba ko igisubizo biri buze kuza bisa. So rero reka mbabwire n'ikindi kintu. Urabona ahangaha ibisubizo itanze, reba ahangaha itanze 1 4 9 16 25 36 91. urabona ko ibi bisubizo byenda gusa mu kuntu, ariko urabona ahangaha ho ChatGPT yo yavuze ngo urakomeza kugenda ukagera ku 100, ariko ni na Deepseek nayo ndabona yanditse 81 na none ku 100. So reka rero iki ngiki cyari ikibazo kimwe. Urabona yo ibintu byose steps zose yabanje gucamo, yabanje iradusobanurira akantu ku kandi, ibona kuduhereza igisubizo ku buryo igisubizo ubuze impamvu ari icyo gisubizo n'ahantu cyavuye. Ariko ChatGPT yo ntabwo yirirwa ijya kutubwira ahantu igisubizo cyavuye, ahubwo yo yesi iduhereza igisubizo. So rero ibi ngibi biratuma inota rya mbere ndihereza Deepseek. So twakomeje rero kuri question number 2. Iki kibazo rero ngiye kubaza ni ikibazo cya World Math Problem, cyangwa se bya bibazo by'imibare bibaho nyine ku isi, nyine biba ari World Problem, nyine ibibazo bimwe biba bikorwa n'abantu b'abahanga. So ni ikirere ikibazo nayihaye nakita nkaho ari nk'ihurizo. So reka turebe ahangaha, ndabona yagiye iduhereza the steps terms of others. Izi steps yaduhaye ni ukuntu dushobora kuba twagenda dusolvinga iki kibazo. Dore ngizi answer, you bought 2 horses and 2 chickens. So reka tuyihereze na Deepseek tumenye ngo ibisubizo birasa, kuko abantu benshi barimo kuvuga ngo Deepseek ishobora kuba ikopera kuri ChatGPT, cyangwa se bakaba barafashe API keys za ChatGPT bakazifata bakazishyira muri Deepseek. Gusa nanjye sindi 100%, ntabwo mbizi 100%, gusa ntekereza ko njyewe nyine bishobora gushoboka cyangwa ntibinashoboke. Gusa njyewe ndi kubona ndabona bari kumbwira ngo the server is busy. Ibi ngibi biba biri guterwa n'uko abantu baba barimo barakoresha service zabo baba babaye benshi cyane, benshi, ni traffic irimo iratera bino bintu. So reka dutegereze turebe. Ubu ngubu noneho rero twirengagije bino bibazo twateguye, tugiye guhita dutangira kuzibaza noneho zombi mu Kinyarwanda, twumve ese ni iyihe ishobora kuba yavuga Ikinyarwanda neza. Ko urabibona nanone nk'uko byagenze mbere, Deepseek igenda iguhereza akantu ku kandi, buri kantu kamwe igenda ikagusobanurira n'impamvu yako, n'impamvu ariko bigomba kugenda. Mu gihe ChatGPT yo ihita yihutira kuguhereza ibisubizo ku buryo ushobora kuba wenda ari nka homework cyangwa se nk'ikindi kintu, ukahita usubiza ibintu utarimo urumva. Rero ubu ngubu irarangije Deepseek, ubu ngubu iduhaye ibisubizo. Urabona ko ibisubizo iduhaye yabanje ica mu nzira nziza, irabanza nyine itusobanurira impamvu ibyo bintu, nyine process yose ukuntu imeze. Mu gihe ahangaha ChatGPT yo yise iduhereza igisubizo. So rero dore ikindi kintu cyiza cya Deepseek, urabona ahangaha yaduhaye igisubizo nyine
nyine ibisubizo bishobora kuba ari bibiri, nyine bishobora kuba ari bibiri kandi byose ari byo. Mu gihe ahangaha ChatGPT yo yaduhaye igisubizo kimwe itwereka nk'aho aricyo nicyo gisubizo cyonyine, nta kindi gishobora kuba gihari. Niko ChatGPT yo yabigenza. Ariko ahangaha urabona ko Deepseek yo yabigenje neza, kandi urabona yuko iyi Deepseek ikibazo kuko ari njyewe nyiracyo nzi igisubizo cyacyo, Deepseek yabikoze ariko ChatGPT yibeshye, kuko nabibonye nyine nabibonye kubera ko ari njyewe wayihaye ikibazo. So rero reka tuyibaze ikibazo wenda mu Kinyarwanda, tuyibaze ngo can you speak Kinyarwanda? Turebe nimba kuko ishobora kuba yavuga n'Ikinyarwanda. Kadutegereze, reka tubaze na ChatGPT. Speak Kinyarwanda. ChatGPT isi tubwira ngo yego nshobora kuvuga bike mu Kinyarwanda, ndagusuhuza, ushaka ko tuganira kuki? So rero tugeze ku kintu cy'ururimi rw'Ikinyarwanda, tugiye gukora comparison naho turebe ese ari Deepseek na ChatGPT ni iyi ushobora kuba wakoresha ushaka kuba wakora ibintu byumvikana kandi byiza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Wenda reka tuyibaze ngo mu Kinyarwanda ngo wakozwe nande? Baze ngo wakozwe nande? So zino sava za Deepseek ziba zifite traffic nini, niyo mpamvu biba biri kumera gutya. ChatGPT rero iratubwiye ngo nakozwe na OpenAI, ikigo gikora ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge bukorano, artificial intelligence. Ufite ikibazo runaka cyangwa hari icyo nshobora kugufasha. So reka tuyibwire ati shaka ubundi ukuntu dusuzuma izi AI, dukoresha uburyo burimo ibibazo biremereye cyangwa se ibibazo bigoranye kuba wabisubiza, ukareba ese ishobora kuba yabyitwaramo gute, cyangwa se ibingibi ibibazo bito nk'ukuntu nabyo bigufasha kuba wamenya ese itekereza gute ku bibazo bitoya, ukaba wayisunikira kuba yakerekana limitations zayo z'uburyo itekerezamo. So rero ndabona ahangaha ikintu tugiye kwita tubwira ChatGPT, tugiye kuyibwira ngo nshaka gukora undi nkawe uvuga Ikinyarwanda. Turebe igisubizo igiye kuduhereza. Ni byiza cyane, ushaka gukora umukozi w'ubwenge bukorano AI uvuga Ikinyarwanda. Hari ibintu bimwe by'ingenzi uzakenera gukoresha modeli za AI. Urabona ahangaha ChatGPT igiye itubwira uburyo dushobora kuba twakora indi AI imeze nkayo, ibisabwa muri make. So urabona ahangaha rero Deepseek nayo isi tubabwira kuri bya bindi twe twayibajije, can you speak Kinyarwanda, ibyo twayibajije byo kuba yavuga Ikinyarwanda. Urabona ahangaha yabanjije iratubisobanura ibintu bimwe. I can understand and translate basic Kinyarwanda phrases but I'm not influent here, few common phrases to get started. So rero ahangaha noneho ku inota rijyanye no kuba twavuga Ikinyarwanda, ahangaha inota ndahereza ChatGPT kubera ko
iyo yaje mbere ya Deepseek ikinyarwanda imajije kukiga, imajije kuba yagenda imenya amagambo menshi yo mu kinyarwanda, irimo irakiga igeze kure, mu gihe ubu ngubu navuga ko Deepseek yo aribwo igiye gutangira kugenda ivuga ikinyarwanda. So reka rero urebe ahangaha itandukaniro nanone, ariko nanone riri kuri Deepseek na ChatGPT. Urabona ko Deepseek ahangaha yagiye iduhereza amagambo yo mu kinyarwanda igahita ikora na transaction ikaduhereza mu cyongereza, ariko ChatGPT yo yahise iyaduhereza yose mu kinyarwanda. So rero ahangaha namwe ahangaha mushobora kumbwira ese urabona ari Deepseek na ChatGPT ari iyihe nziza? So rero kubera ikibazo cya traffic cyabayeho uyu munsi, sinzi ukuntu byagenze, ikibazo cya traffic cyabayeho kuri Deepseek. Ubundi Deepseek ngiyewe ndishuwa neza ko yihuta kurusha ChatGPT, ngiyewe ndabindishuwa neza cyane, ahubwo kubera ko yo ifite traffic nyinshi y'abantu bari kuyikoresha muri iyi minsi, birimo biratuma ikrashinga mu kuntu, ariko ntabwo ari gukrashinga ibintu birenze, ni ibintu biri kumara umwanya muto nka kuriya ukongera ugatrying again, biri kwita bikora. So reka tufate nanone ikindi kibazo cy'icyongereza ahangaha turi gusoza ikibazo noneho cyoroshye. Reka tuyibaze ngo which come first, the chicken or the egg? Ibi ni bimwe muri bya bibazo nari navuze rero byoroheje ariko nanone bigoye. Reka duhere noneho ubu ngubu kuri Deepseek tuyibaze, ni nko kwibaza ngo hagati y'igi n'inkoko ni iki cyiza mbere nyine, kuko murabizi inkoko itera igi rikavamo umushwi. Rero icyo kibazo urumva kiracanganye mu kuntu, niyo mpamvu tugiye kureba se irabyitwaramo gute. So reka iki kibazo tujye tugihereza na ChatGPT turebe ngo iraza kuduhereza ibisubizo bimeze bite. Traffic yabaye traffic. Okay, urabona ahangaha rero irabanje, this question has both scientific and philosophical answers. Okay, nkuko nabitekerezaga niko isi bikora, isi tubwira ko iki kibazo tuyibajije gifite ibisubizo biri scientific bikagira n'ibisubizo biri philosophy. Rero kukisubiza ni ibintu nyine byo kwitondera. So urabona noneho ahangaha Deepseek yo irabanje irakimanuka, kuko irakimanuka buri kintu cyose genda irabanza iragisobanura. Noneho aha hasi ChatGPT yo yatubwiye ngo the egg come first, bivuze ngo igi niryo riza mbere. So reka rero urabona ahangaha Deepseek yo yabanje uku nguku ChatGPT yo yatubwiye ngo hari uburyo buri scientific n'uburyo buri philosophy. Noneho iyi Deepseek yo yesa noneho ibiduhereza iranabitubwira muri philosophy ko ukuntu impamvu igisubizo gishobora kuba wenda the egg cyangwa se gishobora kuba the chicken. Muri philosophy ko yesa ibiduhereza impamvu yabyo. Rero noneho ahangaha yo final answer yayo ukuntu ingana. Reka turebe final answer ya ChatGPT dore ngiyi. So the science sides with the egg, but philosophy keeps the debate alive. Either way, it's funny reminder of how evolution and logical intertwine. So urabona rero iki gisubizo cyahangaha ibisubizo ni bimwe pe, ariko impamvu iki gisubizo cya Deepseek ari cyiza iba yagusobanuriye ukamenya n'impamvu y'icyo gisubizo ku buryo usubiza ibintu uri kumva neza cyane. So rero ibibazo ahangaha ndabifite ahangaha, ndaza kubibasigira namwe mubikoreshe mugende mubaza murebe ese zishobora kuba zasubiza gute. Reka tubaze ikibazo cya nyuma aricyo iki ngiki. Tugiye guhereza imibare Deepseek tuyibaze ngo muri iyi mibare ni uwuhe mubare urimo munini kuruta iyindi. So ari nabyo nanone tugiye kwita duhereza ChatGPT nayo tuyibaze ngo muri ino mibare ni uwuhe munini kurusha iyindi. So bigger than
even so urabona rero izitubwira ko 9.11 ariyo nkuru ariyo ntoya. So reka dutegereze rero turebe na Deepseek igisubizo igiye kuduhereza. Itubwira ko 9.9 ariyo nkuru kurusha 9.11. So uretse turebe noneho Deepseek yo igiye kutubwira iki. So rero ku muntu utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ugenda ubona video zigiye zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo ushobora kuba warikoreshamo n'uburyo ryakubyarira umusaruro ndetse n'utuntu twinshi tw'amakuru cyangwa se amahirwe hari muri tekinoloji. Ibyo byose mbibagezaho. So urabona ahangaha rero Deepseek irabanje irabimanuka. Urabona ahangaha irabanje ica muri zino nzira zose, irabanza iratwereka nyine ukuntu ibintu biri bibe converted. Noneho urabona ahangaha yaje iracomparinga, imaze gucomparinga igisubizo isitubwira ko 9.9 is larger than 9.11. mu gihe ahangaha noza ChatGPT yo yahise ibiduhereza gutyo gusa itatubwiye impamvu ese kubera iki igisubizo ari iki ngiki 9.9. So rero urabona ino Deepseek ni nziza ku bantu bashaka kubona ibisubizo byumvikana kandi bazi aho byavuye. Ariko nanone ChatGPT nayo ikaba nziza ku bantu bashaka gukoresha ikinyarwanda kandi bashaka no kwikorera utuntu turi simple cyangwa se ushaka kwikorera copy paste without understanding. Gusa zose ngewe nazigushimira kuko zose wazikenera. Ushobora kuba wazajya ukoresha wenda nka ChatGPT ukajya ubikoresha uri kuyifashisha mu kinyarwanda. Noneho Deepseek kuko yo iri deep thinking ukaba wayikoresha mu bindi bintu byo ari byo byose. So rero ku bantu b'abanyeshuri bakurikira ino channel ya Mutesa Tech Link, mbibutsa yuko nenda kubakorera video ibereka revolution igomba kuba mu burezi cyangwa se mu bijyanye n'imyigire. Ubu AI zishobora kuba zagufasha mu myigire yawe, ama websites cyangwa se n'ama AI ushobora kuba yagufasha kuba wakora ama homework yawe, za math, za physics, chemistry, ibindi bintu nk'ibyo byose nzabereka the AIs zigomba kubafasha muri ibyo bintu. So rero see you in the next video kandi mwakoze kubana natwe. Wowe mushyashya mu ba Tech Tribers unyandikire tukumenye nawe tukwinjize muri family ya Tech Tribers. So nahakagaruka rero kuri channel ya Mutesa Tech Link. See you in next video.